Umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka, aho uwo munsi urangwa nuko abakundana bibuka urukundo rwabo basangira, basohokana cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabo. Uyu munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentine, aho umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwaga Valentin wabayeho ku gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri ahagana mu myaka ya 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare habagaho umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore, aho kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu, umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiza uwo munsi hamwe. Ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe, ubucuti bwabo bugakomera bukazavamo no kubana ubuziraherezo. Reka turebe aho uyu munsi wavuye. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claudius wa kabiri w'umugome, Roma yari mu ntambara, afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valentin we yakomeje gusezeranya rwihisha bakundanaga harimo n'abasore b'abasirikare. Byaje kumenyekana ubukuru nuko arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa we rero hari tariki ya 14 Gashyantare, yoherereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo, ngo kuko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amoureux mu rurimi rw'igifaransa. N'ubu mu mijyi itandukanye y'u Rwanda hacurujwe indabo zitabarika, aho buri wese avuga ko agura iyo akunda. Namwe mbifuje kugira umunsi mwiza w'abakundana wamenyekanye nka Saint Valentin.